turabashimiye cyane mwese abakurikira ibiganiro byacu kandi twizera ko bikomeza kubafasha no kubanyura umutima ari nako bibamenyesha amakuru agezweho ndetse bikanabafasha guhimbaza Imana. Ariko noneho uyu munsi twagiye hirya gato yo guhimbaza Imana kuko bivugwa ko ubundi amakuru ari ubuzima, iyo abantu baza amakuru bagira ubuzima bwiza. Uyu munsi rero mu Rwanda ishyano ryacitse umurizo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco akaba kandi yarabaye umudepite, akaba kandi yarashinzwe n'itorero, Honorable Bamporiki Edouard ari mu maboko ya RIB. Yagiye yumvikana mu matwi y'Abanyarwanda cyane, ndetse Abanyarwanda benshi rwose nta gushidikanya ko mumukunda kandi mumwifuriza ibyiza. Nanjye rwose uyu muyobozi namukundaga cyane cyane mu Kinyarwanda yavugaga gitomoye, ariko noneho uyu munsi ari mu byago kuko ari mu maboko ya RIB aho akurikiranyweho icyaha cya ruswa nk'uko byatangajwe na polisi. Imbuga nkoranyambaga nta kindi kivugwa rero usibye iki kibazo kiri kuvugwa mu Rwanda cya Honorable Bamporiki. Twabateguriye rero ikiganiro kijyanye n'ubuzima bwe, ubuzima bwa Honorable Bamporiki, aho yavukiye. Ushaka kumenya uko yabayeho mu myaka yashize, cyane ko yagaragaye nk'umunyempano rwose akiri mutoya. Ku myaka ye 11 yaratangiye kumenyekana, Abanyarwanda benshi bamukunda. Honorable Bamporiki Edouard rero mu makuru ye afashwe nyuma y'uko yari yamenyeshejwe ko agomba gutanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abakozi ba Mijema, Minisiteri yari y'Urubyiruko n'Amashyirahamwe. Ndavuga ubwo mu gihe cya kera cyo ku ngoma ya Habyarimana bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Byari biteganijwe ko kandi azatanga ikiganiro cyitwa twahisemo kuba umwe. Mu muhango wo kwibuka bari abakozi nyine b'iyo minisiteri, gusa yakuwe kuri gahunda ku munota wa nyuma nyine bitewe n'iki kibazo, hasimbuzwa uwitwa Nkusideho. Ku mbuga nkoranyambaga kandi Bamporiki nk'uko nabibabwiye yaherukaga kwandikaho amagambo aho yagize ati ubwenge buzi ubwenge, muri cya Kinyarwanda cye nyine nababwiraga namukundiraga rwose. Yari umusizi mwiza, usibye ko n'ubundi agihari, tumwifuriza ibyiza. Mu butumwa rero yasangije abamukurikira, yabasangije isaha ya 5 z'ijoro n'iminota 36 mu ijoro ryo kuwa gatatu nyine tariki 4 Gicurasi. Amwe mu mateka yaranze ubuzima bwe rero, Bamporiki Edouard wari uzwi cyane muri politiki y'u Rwanda, akaba ni n'umukinnyi wa filime, umukinnyi w'amakinamico, ndetse akaba n'umwanditsi w'ibitabo, imivugo n'ibisigo bitandukanye. Uyu mugabo azwi cyane mu kinamico Runana, aho akina yitwa Tadeyo cyangwa se Kideyo. Abenshi muramuzi kandi mwumva ko akina neza, aho muri iyo kinamico akina ari papa wa Budensiyana ndetse na Sorina, inshuti ya Bushombe na Stefano. Ngira ngo abakurikira ikinamico y'Urunana mwe muramuzi cyane, aho bose batuye Nyarurembo. Bamporiki Edouard rero yavutse tariki 24 Ukuboza 1983. Yavukiye Nyamasheke mu ntara y'Uburengerazuba, ariho yaje no kwiga amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho tuzi nko mu Bushi cyangwa se Icyangugu. Abantu bahondana basuje cyane kuko turavuga ngo bakunda inyama. Yakuze akunda cyane rero kwandika cyane cyane imivugo, aho yagendaga yitabira amarushanwa atandukanye mu bigo by'amashuri. Aho afite imyaka 11 gusa y'amavuko yakoze umuvugo witwa iyo badatsembwa tuba dutwenga. Ari nawe watumye amenyekana nk'umusizi akiri umwana. Nyuma amaze kuba umusore yagiye abona umwanya wo kuvuga imivugo mu birori bitandukanye byo mu rwego rw'igihugu.
nko mu munsi mukuru w'intwari n'indi minsi mikuru itandukanye. Yanditse ibitabo rero bitandukanye birimo icyitwa Umusabyi w'umunyu n'ibindi bitandukanye byinshi yagiye yandika. Ndibaza abamukurikirana nyine mwaragiye mubibona. Bamporiki rero afite imyaka 39. Muri 2003 rero ubwo yari afite imyaka 20 gusa yatangiye kumvikana mu ikinamico runana. Ibintu no mu bintu byamugize icyamamare rwose nk'umunyempano idasanzwe mu gukina filime. Mu bindi bijyanye n'ubuzima bwe, Bamporiki Edouard yakunze kugaragara muri filime zitandukanye ndetse ahabwa n'ibikombe n'ibihembo bitandukanye muri sinema, haba muzo yagiye akina z'abandi akazikinamo cyangwa se muzo yanditse akanazikinamo. Yari umukinnyi rwose ukina neza. Mumbabare ndi kumuvuga ariko aracyahari n'ubundi. Muri filime rero yagaragayemo harimo yitwa Umunyurangabo y'umugabo witwa Isaac ukomoka muri Amerika. Iyo filime rero yayigaragayemo akina nyine agaragaza n'ubuhanga mu kuyikinamo. Harimo kandi yitwa ukina filime Take Two ya Pia nawe ukomoka muri Amerika. Hakaba n'indi yitwa Kinyarwanda ya Ismael ufatanije na Eric Brown n'iyitwa Imitoma ya Kwezi John. Izo zose zikaba ari filime yagiye akinamo kandi akazikinamo neza. Mu mafilime yanditse rero ku giti cye akanayakinamo harimo yitwa Ukuri Kurihe ndetse na Long Coat cyangwa se mu Kinyarwanda Ikote Rirerire. Iyo ngiyo ngira ngo murayizi mwese abantu bakuru. Igikote kirekire, aho nyine uyu mugabo rwose yari umuhanga mu gukina ndetse icyo bita kuviva situation, kuviva filime cyangwa se kuviva script yarabikoraga cyane kuko yumvikanaga ahindura ijwi akarihindura mu buryo bujyanye rwose n'icyo ari kuvuga. Yumvikana rwose akina neza, avuga neza bitewe n'icyo ari kuvuga. Hamwe n'izo yagiye akinamo z'abandi, akaba yaragiye atumirwa mu maserukiramico y'amafilime atandukanye mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika. Uyu mugabo yagiye atumirwa cyane. Mu mwaka wa 2006 rero yitabiriye iserukiramuco rya filime rya Cannes mu gihugu cy'Ubufaransa, aherwamo n'ibihembo by'uko ari umwanditsi mwiza. Muri 2010 yitabiriye iserukiramuco Rotterdam, aho ni mu Buholandi. Muri 2011 yitabiriye iserukiramuco muri Turukiya ryitwa Crimes and Punishment. Mu mwaka wa 2011 kandi yitabiriye irindi serukiramuco muri Heartland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bijyanye n'ibihembo rero, muri 2008 yabonye igihembo yakuye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yarahembwe ahembewe kwandika filime nziza, icyo bita Best Script Writer, ubwo yandikaga filime Long Coat, nyine imwe y'igikote kirekire. Yarayihembewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine amuhaye igihembo. Iyi ikaba ari filime yagaragayemo abahanzi b'Abanyarwanda nka Miss Chanel, Mani Martin n'umukinnyi Jimmy Gatete. Murumva ko iyi filime mu by'ukuri y'igikote kirekire yamuhaye fame cyangwa se yaramutwikiye mu mvugo z'ubu. Bamporiki rero yinjira muri politiki, ata sinema ati kinamico, arangije yigira muri politiki. Muri 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Abo mudepite ahagarariye ariko ishyaka rya FPR. Urumva yari yinjiye muri politiki neza, ahita ahagararira n'icyama. Yaje kuva rero muri uyu mwanya agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu. Umwanya yagiyeho muri 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ya gatatu. Hari hashize imyaka 4 Bamporiki ari umudepite. Bamporiki yagizwe rero umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco mu mpinduka zakozwe n'umukuru w'igihugu ku wa 4 Ugushyingo 2019.
ni umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakunzwe n'abantu b'ingeri zose kubera kwicisha bugufi. Yicishaga bugufi rwose uyu mugabo, akavugana n'abantu bo hasi cyane ko nyine nawe avuga ko arabyivugira ko yaturutse kure, yavuye kure nk'uko mubizi nyine. I Nyamasheke kera bavugaga ko ari mu Rwanda urundi. Mu Rwanda ngo hari umuperezida wavugaga ngo abanyarwandakazi namwe banyacyangugu. Nuko ubwo rero mwumva ko umugabo yavuye kure, nawe arabyiyemerera rwose, arabyivugira ko yavuye kure. Rero yicishaga bugufi abantu bakabimukundira, kandi yatambutsagamo n'ubutumwa mu mvugo ya gisizi cyane, mu kinyarwanda cye cyiza cyane ko nyine yari umusizi, yari umuhanzi, yarasetsa rwose, yatahiraga inka, yayoboraga ibirori rwose. Umugabo rwose arazwi cyane, abantu benshi baramukunda, ndetse no mu misango rwose y'ubukwe abantu bavuza, avuga ikinyarwanda rwose wumva cy'umuntu ukwiye guhagarara ikinyarwanda. Yakunze gushishikariza urubyiruko kandi gukura amaboko mu mufuka rugakora, rukiteza imbere, kuko ngo nawe yabigizeho. Avuga ko rwose yavuye ku biceri 300 yashoye, akaba yari yarageze kuri miliyari. Ibi ngibi rwose arabyirata. Ibi ngibi rwose ni ibintu yatanzemo ubuhamya, avuga ko urubyiruko narwo rukwiye kumwigiraho, rugakura amaboko mu mufuka rugakora, kuko bishoboka ko rwatera imbere. Muri 2010 rero Bamporiki yahawe igihembo n'ikigo cya Nyakubahwa Jeannette Kagame. Ahabwa igihembo n'Imbuto Foundation cy'umufasha wa Perezida wa Repubulika, nyine nko nabivuze, gihabwa urubyiruko rw'indashyikirwa mu Rwanda kubera ibikorwa bye by'ubuhanzi na sinema. Mu buzima busanzwe rero Bamporiki ni umugabo wubatse, akaba yarambikanye impeta n'umugore we witwa Uwingabire Claudine. Hari tariki 18 Ukuboza 2010, ndetse ubu ngubu bakaba banabanye bafitanye n'abana. Kuri rero inkuru ni kimomo ko yaba afungiwe. RIB yatangaje ko atagomba kurenga imbibi z'urugo rwe, kuko akurikiranweho rwose ibyaha kuko akurikiranweho icyaha cya ruswa, aho agikurikiranweho n'umuyobozi mu mujyi wa Kigali, meya w'umujyi wa Kigali ushinzwe iby'imyubakire. Bakurikiranweho bose icyo cyaha cya ruswa, kuyitanga no kuyakira. Abamukunda mwese rero mugumye mwihangane, kandi mugume mu musengere, kuko murumva ko ari mu rugamba rutoroshye. Uyu mugabo nyine twari tuzi nka Kideyo, akina mu kinamico Urunana. Uyu mugabo wayoboraga imisango, rwose abantu ukabona ko rwose nta rungu, ubukwe bugasusuruka, kandi yavugiraga n'inka, akaba mbese yari umutahira mwiza. Abamukunda rero, abagiranye nawe ibihe, mukomeze mu musengere, nyine murumva ko ari mu byago, kandi ari nako mudakomeza kwifatanya nyine n'ibiri gucicikana, kuko nyine birumvikana nta muntu ubura abamurwanya. Ubwo abakunzi be nyine nabasabaga kugira ngo mukomeze kumuba hafi, kumusengera, cyane ko yari umukristo, yari umu ADPR, yasengeraga mu idini rya ADPR. Nubwo yavugaga ko atari imbata y'idini, ariko nyine murabizi ko yahasengaga, kandi ngo yari umukristo mwiza. Ubwo abasenganye nawe wenda barabizi kundusha. Mugume kumuba hafi rero, mu musengere, kandi mwifatanye nawe mwaka
gahinda ndetse n'ubuzima butamworoheye. Tubashimiye rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro kandi nyine twifatanye na mwene data muri Kristo Yesu ko babyemera twifatanye nawe. Imana ibaho umugisha. Tubashimiye rero kuba mukurikirana ibiganiro byacu kandi dukomeze kwifatanya nyine na mwene data muri Kristo. Imana ibaho umugisha.